nawe bavuga ngo wenda dufite icyo gategeko ahubwo mumenyeye hano uzamubaze neza kabisa turafikina uzonamubaze tusasiwe nari kumbwira umuntu wese uhakangurira abandi bantu ariko atagenda nuko nahereye ku buyobozi wenda hari icyo bagaye ngo kuko navuze izina iryo naryo baho navuga ngo wenda nyine nakoze nyine kuko navuze izina ariko si ngombwa nyine kuvuga izina ariko navuze abayobozi kandi n'ubundi iyo mvuga ngo umuyobozi mukuru wa Nairobi n'ubundi ni rya zina ryazagamo nanje ubwanje ndamwubaha ndanamukunda cyane kuko wavuze ngo wenda ngo ndakagara ubundi akagara ko kotumwa kwica kotumwa gukiza kandi nje mpangurira abantu ngo baje gutabara ubwoko bwacu ahubwo hari nabo numvishe ngo akagara ngo karishimye ngo nabavugiye ngo harabavugiye nuvugira akagara ndakagara hazi ngo rumwe muri bo sinzaba akagara nzarinda napfa ntaraba akagara ahubwo akagara ni umuntu sinzi ko ari n'umuntu ubona ko ari ngiki ni nk'igisimba vipi yambu cyane bantu banje nizere ko aho muri mumeze neza. Yes, tugarutse gukora part 2. Abantu benshi babisabye ko dukora part 2. Tugarutse gusobanura cyangwa se gukomereza muri bimwe twavuze ubushize, ariko mu by'ukuri reka dutangire twegereza umutumirwa turi kumwe, umusaza mukuru, umusaza w'amateka. Abantu benshi wenda bamubonye gutya, ariko ni umusaza ufite amateka menshi, ni umusaza warinze kwa Kabila, ni umusaza wakinye muri APR FC, ni umusaza wakoze ibitangaza byinshi wenda bamwe batazi, ariko mu by'ukuri reka yivuge nk'uko bisanzwe, dukomeze tuganire, turongeye turakwegereje kandi mze. Ariko nta n'impamvu yo kwivuga kuko barabimenyereye, barananzi. N'ubundi ibyo tugiye gusubiramo n'ibyo twaherutse kuvuga, ndumva nta mpamvu yo kwivuga. Ariko usanga hari umuntu wenda uri bubone kino kiganiro ari ubwa mbere atararebye icubushize, bazakimubwira bakibonye, cyangwa asubireyo aje kukireba, afungure telefone. Yes guys, by the way, nimba ikiganiro cya mbere utakirebye, subira inyuma ukirebe, hanyuma ubone kuza urebe kino. Ndabizi ni ikiganiro cyiza kikugirira akamaro. Hanyuma rero mze, abantu benshi bakomeje kuvuga amagambo menshi ku kiganiro wakoze, byaba byarakugezeho cyane rwose. Ariko ntacyo byantwaye kuko nazavuga ngo uvuze ukuri ngo niyicwe, ntuvuze ikinyoma nawe ngo niyicwe. Nunega burya bavuga ngo ukuri guca mu ziko ntigusha. Nta gitangaza nakoze, nta n'igitangaza navuze, nzi ko navuze ukuri. Impamvu ukuri kwanje nuko nkangurira abantu gutabara. Numvishe abantu benshi bakomeza kuvuga, bavuga byinshi, wenda ngo nakoze ku bayobozi b'itorero. Ntibambabare nimba narabakozeho, ariko ntabwo byica ukuri. Usabye mbese imbabazi abapasiteri, ariko bitica ukuri. Abantu benshi rero hari akantu baciye kuri iriya video, bagenda bagakwirakwiza bavuga ati uyu muntu si umurwanashaka, ararwanya abarwanashaka, ndetse bishoboka ko uyu musaza yoba ari akagara. Ndabasetsa ahubwo. Waba akagara ugakangurira abantu gutabara mu minembwe. Iyo mba akagara nakanguriraga abakagara kuja kwica abanyamurenge kuko nicyo bashinzwe. Naho no bakagara ngakangurira abana ngo nibatabare, ibyo byobaho. Urumva abo bavuze ngo ndakagara ahubwo nibo tugara.
hanyuma nk'umuntu wakoresheje iriya videwo yawe kugira ngo wenda ashake kuba yabita ukundi yateranya cyangwa se yavuga ibintu nabi nk'aho wavuze nabi, niki kintu wamuvugaho? uriya umusambuzi we ntacyo namuvugaho kuko nyine niko yaremwe, niko karemano kiwe. nkuko erega bino biganiro dukora abantu barabyumva kubera yuko badashigikiye kiriya gikorwa cyo gutabara, bakabivuga ukundi. uwo nguwo ntacyo ntabwo ko niko ateye, niko karemano kwiwe, ntacyo nanamuvugaho cyane. ni umugabo gito. na mbere narababwiye ngo tureke amakuru, dutabare, tureke amagambo. kandi umuntu uvugira hano hasi ngo bino biganiro byanje kwanza nakoresheje nta biganiro kuko mbyiyumva uko abantu babyumvishe rimwe nabi, ariko nje nzi ko nariko nkangurira abantu, nubwo navuze ngo abayobozi bacu aribo batubanziriza, si ikosa. ubundi iyo uri umuyobozi niwe utera intambwe ya mbere. ntiwakangurira umuntu ngo genda kandi nawe uri umwana ungana nkawe ngo ureke guhaguruka hanyuma ngo umubwire ngo agende. si yagenda gute wakubona wicaye kandi ufite business zawe? hano buri muntu arashakisha. ubu hari abacuruza za protector nizo zitunze ingo zabo. nawe muyobozi ufite icyo ucuruza, none we kuramukangurira kugenda hanyuma wowe ugasigara. ese iriya business yiwe arayisanga hariya? ariko we yagize iryo shaka yagiye kandi yatabaye pe. kandi gutabara rega ntugire ngo gutabara hariho kubaho, hariho no gupfa. kuvuga ngo uritanze wewe wamukangurira urasigaye, ibyo ntacyo bimaze. byarutwa nuko waza ureka gusasibiriza abantu. ako kantu uvuze rero niko abo bantu bakomeje kwitwaza ko uhawe usa nkaho uri kuvuga nabi abarwanashyaka. iyo mbavuga nabi simba mpaye nkangurira abasore ngo nibatabare n'abayobozi bagende, simba mpaye mbivuga. kunje mfite ishaka kandi naranabikubwiye. ndi ikimuga. ariko hari ubwo uzonumva ngeze Bukavu cyangwa ngeze kandi ndi ikimuga. ibyo mbikubwije ukuri. usaza ungana nawe akazamuka, none se si ku itongo ryanje? none se nzoja ku itongo ariko abakimeneye amaraso nje kubaburanya kandi barakimeneye amaraso? gute mfite ubwo burenganzira? ahubwo nzagenda n'ubu kuko nzoba nakimariye. ariko wenda mfuye bambona ko turi kumwe, mpesha icyubahiro kinini byibuze kuruta kugwina. abantu benshi rero wavuze abaceyamani, ariko uhera ku mukuru wabo ntibabyumva, bashaka kumva ko ari nk'ikibazo wowe ufitanye na ceyamani Gategeko. ntibakurikije kumva ko wavuze ngo uvuze umutwe kugeza hasi, bahita bavuga ati umusaza ashobora kuba afitanye ikibazo na ceyamani mukuru, kandi wenda benshi baramukunda, benshi baramwubaha. ese niwe wari ugamije kubwira cyangwa gusa yaranyuzemo? ubundi habe nanje ndamwubaha. yego kandi cyane pe. ceyamani si umuyobozi se wa Nairobi, abanyamurenge bose ushinzwe mituwarite y'abanyamurenge, kandi bamutoye bamufitiye icyizere. nawe bavuga ngo wenda dufite icyo Gategeko ahubwo mumenyeye hano, uzamubaze neza kabisa. turafika inama, uzonamubaze turafika inama. mbese wavuze atari ubwira 100%? gusa siwe nari kumbwira umuntu wese uhakangurira abandi bantu ariko atagenda. nuko nahereye ku buyobozi, wenda hari icyo bagaye ngo kuko navuze izina, iryo naryo baho navuga ngo wenda nyine nakoze nyine kuko navuze izina. ariko si ngombwa nyine kuvuga izina, ariko navuze abayobozi. kandi n'ubundi iyo mvuga ngo umuyobozi mukuru wa Nairobi n'ubundi ni rya zina ryazagamo.
mbese we nta kibazo icyo ari cyo cyose habe nanjye ubwanjye ndamwubaha ndanamukunda cyane. none se ndaramutse adukurikiranye nko kuri iyi TV uwo musaba imbabazi cyangwa ntabwo biri ngombwa? ngeretse mpamagaye mu gikari niho twoganira. kandi mfite nimero nayo arayifite. nimba yarabyumvishe azampamagare tuganire noneho musobanurire. musobanurire ukuri. twivuganira twenyine mu gikari. hari akandi kantu wavuze ku bapasiteri, hari umupasiteri ukora amanyanga mu ikanisa rye agaheheta abakirisitu be, bamwe bashaka kubyemeza ko ari byo, abandi baravuga ati wenda ni inkuru mpimbano. koko yaba ari inkuru mpimbano? wanabivuze ngo narakaye. simbizi. abantu babyumva nabi kandi sinavuze umuntu mu izina. navuze ingeso z'abayobozi b'amatorero bakorera ibyaha mu makanisa ariko bakiyita abayobozi b'amakanisa. nta zina ry'umuntu navuze, ntaryo nigeze mvuga. navuze ingeso ziri mu ikanisa zirutwa n'izo hanze. uzi ko hari abari hanze bakora ingeso nziza kurusha abari mu itorero. kavuga ngo ndi mu itorero, ndi umukirisitu, ariko ibyo nkora bigatuma uwo kwinjiye muri rya torero atoryinjiramo kubera ibikorwa ukora. urahumvishe neza? umuntu akaba ataza mu itorero kubera ko uri mu bya bikorwa we uhaye ukora. none se wampamagarira ngo ninze mu itorero hari ibyo uhaye ukora bitanshimishije kandi ukambwira ngo nje ndi hanze, ariko wowe ukampamagara ngo ninze kandi uhaye ukora ibidakorwa. ibyo si byiza. hanyuma tugarutse kuri iki cy'ubutabazi, iyo ugeraho ukavuga ati ndi umusaza kandi ndanacumbagira, ariko isaha n'isaha natabara, isaha n'isaha nabera abandi intangarugero, ukabona aba basore aba bajene bari aho ntacyo bibabwiye, ubu babona gute? mbabona nk'abatazi iwabo kandi ubundi bakiyita abanyamurenge. yego. ariko ntibamenye umurenge hariho. kandi ntibamenye bariya bahaye bicwa bazira kiriya gihugu ko ariyo nkomoko yabo. nubwo ni ba mutabitwaza. sinzi niko nobita mu kinyamurenge. cyane bamwanga mwabo. kuko naranabivuze, iyo udakunda iwanyu nijoro ntiwarigeramo. naranabivuze pe. udakunze igihugu nijoro ntaryo uzageramo. abenshi rero ntaryo bazajyamo. ngo ntituzi Imana nizi uzaja mu ijoro utazajayo. habe n'uyu bita umupagani wo hanze ashobora kurijamwo wowe reverend urijemo. ibyo bibaho kuko Imana niyo mucamanza wa byose, si twe duca imanza. ariko nyine ikibaho iyo udakunda iwanyu ntubukunda nijoro. yego. hari abantu nyine twita akagara bitewe n'ibikorwa bakora byo kugambanira ubwoko, cyangwa se bitewe no kugenda bishima mu gihe ubwoko bwababaye, ariko hari na ba bandi nyine waruvuze bakatabirora. ba bandi si akagara, si umurwanashaka, ariko ngo ni umunyamurenge. wowe umufata gute? ese ubundi akagara nk'uwo wavuze ngo wenda ngo ndakagara, ubundi akagara ko kotumwa kwica, kotumwa gukiza. kandi nje mbaye nkangurira abantu ngo baje gutabara ubwoko bwacu. ahubwo hari nabo numvishe ngo akagara ngo karishimye, ngo nabavugiye ngo harabavugiye. ntuvugira akagara ndakagara hazingura umwe muri bo. sinzaba akagara, nzarinda napfa ntaraba akagara. ahubwo akagara ni umuntu, sinzi ko ari n'umuntu. ubona ko ari ngiki? ni nk'igisimba. kinyamaswa. ni ikinyamaswa nyine. none se umuntu wanga mwabo urumva ko ari umuntu? afite n'ikibazo. afite ikibazo. iyo wanga mwanyu cyangwa ukanga ubwoko, ubwo urumva uri umuntu cyangwa uri igisimba. n'igisimba kiza kimenya n'umwana wacu, ariko ngira ngo ntazi n'umwana wiwe yabyaye.
ese nk'ubu nko mu muryango wawe wenda hafi tuvuge mukuru wawe murumuna wawe cyangwa se umwana wawe akaba umwe muri abo b'utugara wabyifata mute? ni umugayo mbese ni umushimwe ariko ni umugendere nkamubaza akambwira ni umwigisha akagaruka wamwigisha akagaruka atanumvishije naho intumwa zageza zigenda zigisha ubutumwa bageze banga kumva bagakunguta ibirenge byabo bakigendera ibyo biba bimureba wenyine ariko kuko icyaha ni gatozi ariko icyo gice sinozira icyaha cyiwe ntuzira icyaha cyanjye nyine. hari igihe wenda tuvuge nimba ufite nk'umuvandimwe wawe bakamurasa ari mu tugara cyangwa se ari muri leta cyangwa se muri mayimayi ngo ntabwo agomba gukorerwa ikiriyo cyangwa se ngo yibukwe, abandi bakavuga ati uwo yaba ari we wese pfa kuba muvukana uba ugomba kumuririra ukamukorera ikiriyo ukanamwubaha mu cyubahiro. wowe ni kubyumva cyangwa? Yewe amaraso y'umuntu umuntu ni umuntu umuntu ni umuntu apfuye muvukana ntibyoreka kukubabaza nubwo yaba ari mu mafuti kandi ntiworeka kumugandarira urumva ntiwobireka kuko ni amaraso yawe kandi mu gihe yapfuye ububabaye yapfa mu mafuti yapfa mu kuri ariko ni amaraso yawe urababara. none se umwana wawe yibye ubunyine kandi yibye banamufashe wowe kwemera ko bamwica? biragoye wahagarara wanatanga n'ibyawe kureka ngo kugira ngo areke gupfa ntiwamureka pe. none ntushobora kugaya umuntu w'umurwanashyaka uri muririra umuvandimwe w'akagara? sinamugaya kuko ararira amaraso ye nubwo ari mu mafuti ariko arababaye. yego nubwo apfuye mu mafuti ariko arababaye pe, arababaye kabisa. ni nkuko nyine nkuko ngubwiye ngo umwana ntibazavuga ngo umwana azarya inkoko isakaruka amashara kandi mudahwaye kandi icyaha ni gatozi ukaba wo kwishura ibyo umwana yariye kandi wewe ati utigeze unamutuma atigeze anakubwira ngo ngiye gukora ibyo ngibyo biba. hanyuma wenda muzehe kugira tugane ku musozo, nihe nama wagira aba basore bo batinze mu matiku gusa bacungana kwita ngo uyu n'uyu bacungana ngo uyu n'uyu, nihe mesaje wabagira? arico niyama abantu cyane kibi biganiro tuba dukora ugasanga abantu ko barabikomantaho kandi gukomanta ni ukubera kutumva tuba wumvisha ico intego y'umuntu yaganiriye we gusa ari n'abagendera mu kigari kubera amakuru yumvishije y'undi wayavuze nawe agahita bikomerezaho n'uwari washinye ibyo waganiriye n'undi wabigayega noneho iwe agakurikira biryo wagaye ariko ndakurikira birya byo washinye kuko ari mu ruhande rw'urya wagaye kandi urya wagaye wenda ibyo wavuze ni ukuri iwe yabigaye. niyo mpamvu ibyo ubona atari sawa. ntabwo ari sawa. ni nabyo nababwiye ngo tuve mu makuru tuje mu bikorwa. utabara natabare kandi ni inkenerwa pe. erega bariya abana bahaye bapfa ntacu wo cabo gihaye kijamo ko harapfa babiri abasore bagasirimba kibaje muri kiriya cuho cabo. ubwo se urumva abantu badaye bashira cyane mu gihe udahaye utabara mu gihe udahaye unafite n'iryo shaka reka amakuru icecekere gumaho uricuruza amaprotekita yawe ucuruze utwo ucuruza twose tugufitiye akamaro ariko uve mu makuru uve mu magambo taca amagambo amaze kandi n'aya magambo uzayavuga bamwe bakakuga ese ko aravugira hehe aho nk'abantu bazavuga ngo nditwirwane unicaye hano ubuse navo nditwirwaneho nicaye hano muri Kenya kagira ngo none twirwaneho ni ku mutima nyine biba biri ku mutima ariko si ngombwa ngo misohore ku kanwa nimba isohora se biramariki kandi ntagiye sohora ikintu ari uko uhaye ugikora ubu ufite uhaye urasa cyangwa byibuze nushaka udahaye urasa wawe ugemurira n'abahaye baraswa ibyo kurya uri twirwaneho nyine koko ariko mu gihe wicaye hano gusa ngo uri mu makuru ayo ni amafuti kabisa ntabwo bikwiye.
ni ukuvuga ati abantu bari hano batahagurutse tujye tureka amagambo ngo turi batwirwanya, mureke amakuru, mureke amagambo, ahubwo niyo muhaye muyagiraga kurya muranagawa, kuko umuntu uvugira hasi, simvuga icyo abanyamurenge bavugaga, ariko ntabwo aba ari umuntu kuvugira hasi. Ndicaye hano ndagaramye, ko ndarya sukuma, ko ndarya iki, ko ndirirwa ncuruza mu protect, kaza nkicara ahantu ngo nditwirwanira, ngo ni umurwanashaka. Uri umurwanashaka wowe utaragiye kurwana, wenda yitwaza ko atanga umusanzu. Ya umusanzu ni mwiza, naribabwiye ni mwiza pe, kandi ndabisubira, naravuze ngo umusanzu n'umusaza yawe utangisha, kuko ushinzwe utangisha. Umusaza wese wagenda atangisha umusanzu yawe utanga pe, ariko abasore bose bagiye, abasaza bagasigana n'abakecuru. Uriya musanzu n'ubundi woza ugera kuri bariya basore bagiye, si ngombwa ngo ari abasore bawutangisha. Ni nayo mpamvu babumvishe mvuga abayobozi babyumva nabi, ariko sinari navuze nabi, nari navuze kuko nabo ni abasore, ni batoya, bafite imbaraga nka ziriya z'abagiye, barangana nabo, hari n'ababaruta, nabo bakagombye kugenda bagatabara, bagafata imbunda bakarasa, kuko umusanzu wo ni mwiza cyane pe, ariko ntawe utawutangisha. Ibi byo kuvuga ngo watanze 100 ngo wabyimbye ngo wasaze ngo uri umurwanashaka, uri umusore, simvuze abakuru, umusore nk'imyaka yacu, ngo kubera watanze 100 ukamusara ngo uri umurwanashaka, uba wumva atari we 100%. None se gutanga iryo 100 ni credit wabagurira? Ni ko wabagurira 100 se byibuze riravura inkomere. None se iyo uvuze ngo watangije 100 ukavuga ngo mu Rwanda shaka, naryo ni ryiza, sindigaye pe, ni ryiza n'ukuri, habe na 50 ni ryiza, ariko kuba waritanze uri umusore utahagurutse, reka amagambo ritange. Erega n'ubundi bazabona utanga isadaka nuko kwiburyo kubimoso ndi kubimenya, tanga, Imana nihaye imenya icyo watanze, ariko siwe ngombwa ngo natanze 100 ngende ngirata se, cyangwa natanze habe n'utanga 10,000 agenda abyirata. Abahaye abihaniye bahaye bamushima, n'ahabicaye nyine nibicara. Nk'iyo wenda ubona ruguru abasore bamwe bari kuhagwa cyangwa se intambara, ababyeyi bari kwicwa, ariko ukabona hano abapasiteri, abaririmbyi, abayumbe bafite ibitaramo, bafite amakonseri akomeye, ko baragura amasente, ko barubaka amasengero. Biba ari byo kuko ari ijambo ry'Imana, cyangwa wenda wowe ubona atari byo? Byose si bibi. Biriya bagura ni ibitambira Imana, ni ibintu byo gutambira Imana. N'abasore ni byiza biriya bakora gutambira Imana. N'abapasiteri ndebe babitaga baki, bumva ni nk'intumwa z'Imana mu isi. Kuko ni ubutumwa biga, ariko nabyo ntibyatuma bariya basore bakora ibyo ngibyo batotabara, ibyo bituma batagenda, nubwo bosiga babiguze, ni ibisingiza Imana byose. Gusa rimwe nzambona abaporo, iyo umuriro ukatitse gutya, bari ko babyina kuri ku gatute, umunezero wabo uzawamugira uki? Usibye bariya bagabo b'abapasiteri bakuru baririmbye indirimbo za kovu nizo gushimisha, kuko bafite umwuka, bafite n'icyo bagize, ibo bazagumana wa munezero. Ariko nukuvuga ngo abasore bo sente niwe mwuka wabo, babyina ari uko ari sente, ariko atari sente nta mwuka baba bafite, nta uhari. Kunje ni umukatolika, turirimbyisha sente, turimbisha ingoma, cyangwa tubonye n'ipendo ni byiza, n'ubundi ni nabyo byari kera. Ntabwo umunezero wacu ugabanuka ngo ngubwo sente yagize, uhora ari umunezero, kuko umunezero ni ukumenya icyo ukurikiye. Nimba ukurikiye Imana,
umunezero ntuva mu bicurango, umunezero uva hariya utumbiriye Yesu wakubambiwe ku musaraba, ukamenya icyatumye agupfira, noneho bikakubabaza, byamara kukubabazaga noneho ukicuza ukavuga ati njyewe uko ndakora iki, nicyo giga noneho wishimira buriya buzima bwa Yesu. Ariko mu gihe wishimira ubuzima bw'Imana muri sente nta munezero ufite. Muzehe navuze ngo wakinye muri APR, wenda abantu bogira ngo nibyanje nari mvuze, wakinye koko muri APR? Napinyemwo ariko sinakinyemo. Wapimyemwo? Ni gutestinga ariko sinakinye. Gutestinga ubwo uvuze ni gute? Ni nk'uko ugenda muri entraînement ariko utari umujukinyi waho. Nta match zayo wigeze ukina? Ntayo nakinye. Reka ngushimire ku mwanya wawe waduhaye, kandi wakoze cyane kuko ibibazo byari bimaze kuba byinshi hano kuri YouTube. Abantu bibaza ati uyu muzehe kubera iki gutya uyu muzehe, hanyuma mugani na tugara video yawe kabisa bagaragaje kuri umwe muri bo. Rero mu gusoza sinzi nimba ari message yihariye, ikintu wenda ntakubajijeho ushobora gutangariza abadukurikiranye ubundi tugasoza. Utwo tugara ni ibicucu. Abavuga ngo ndifana ariko baribeshe. Ariko baribeshe kabisa. Sinzi. Keretse wenda hazoza ikindi kintu kizampindura Kagara. Ese ubundi no kuba Kagara ndakabamwe ahubwo. Utwo tugara ico barwanira sinatuzi. Aho. Ariko icyo nzi nuko inzi wacu niho ndwanira. Nubwo ndahaye ndwana nyine nakanwa nanje mpaye mvugisha n'ubundi. Ariko n'ubundi aho umutima wanje uri ni iwacu gusa. Naho tugara tudafite umutima iwabo kurumva ngo no bakagara gute. Umuntu udafite umutima w'iwabo ngo ndakagara. Baribeshe. Barimo bishima ngo noneho dufite umusaza w'umusaje. Barishimira ubusa. Nuko ndageze iriya nyine nuko nta mbaraga ngifite. Nibo nohereyeho. Reka ngushimire muzehe kubera umwanya wawe, mu by'ukuri wakoze cyane, kandi ntabwo nari nzi ko mpita nkubona kubera yuko nta minsi ishize dukoranye, kandi nzi umwanya wawe akenshi wayibereye mu rugo utuje. Reka dusoreze hano ikiganiro cyacu guys. Nimba hari ikibazo wumva ufite cyangwa se icyo utasobanukiwe, andika muri comment tuzamuhiga tumuvugishe. Rero icyo ngusaba we mushasha kuri iyi TV yacu ya Mutomanza no gukora subscribe, like, ukazajya usharinga kugira ngo ibiganiro byacu ubibone byose kandi ubonere ku gihe. Ni Manza da Shata Mani na Darabu Sekeramani kuri Mutomanza. Ibiganiro byacu nakagaruka, turabakunda. Ciao ciao.